Twongeye kubasuhuza cyane mwese inshuti zacu bakunzi ba BBM Official gatatu. Uyu munsi tubazaniye ikindi kiganiro cy'ubwenge cy'abanyabwenge. Mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu umuntu w'umunyabwenge adakwiriye gukoresha yirata ku bandi. Mbega ibintu bitanu utagomba kwirata cyangwa se gusuzuguza abandi muri buno buzima bwa none. Uko tubaho mu buzima bwa buri munsi, dusabwa kugenda tubana nubwo tuba turi mu nzego zinyuranye. Ibyo ufite si byo mba mfite, bisaba rero koroherana no kumenya uburyo ubana n'abandi bantu kugira ngo ubuzima ubayeho cyangwa se ubuzima mbayeho butagira abandi bantu bubangamira. Ikintu cya mbere umuntu w'umunyabwenge adakwiye kwirata cyangwa se ngo agisuzuguze abandi ni amafaranga. Ntugasuzugure abandi bantu ukoresheje amafaranga yawe. Amafaranga aragenda akongera akanaza. Umuntu afite kuba none ayafite ari menshi cyane, ejo akarangira. Kimwe n'uko umuntu afite kuba none ntayafite, ejo akayabona. Hari abantu tuzi bari abakire bafite amafaranga menshi cyane, arashira, barakena barasabiriza. Hari n'abandi tuzi bari abakene, amafaranga barayabona, barakira, bagira ubushobozi. Rero isomo nyamukuru umuntu aba agomba kumenya ni uko ubuzima buhindagurika. Rero uri mu gihe cyo kuba ufite amafaranga, uzubaha abatayafite kugira ngo we kubangamira imibereho yaho ya buri munsi, ubasha gutuma banitakariza icyizere. Kubana rero n'abantu mu bushobozi bwose n'urwego rwose waba uriho, gerageza ubane n'abantu neza, ntubangamire bagenzi bawe ukoresheje ibyo utunze. Ikintu cya kabiri udakwiye gusuzuguza abandi bantu cyangwa se ngo ukirate ku bandi batagifite n'urushako. Hari abantu birata urushako, bahiriwe n'urushako, bakirata cyangwa se bagasuzugura abandi bantu bagize urushako bikagenda nabi. Hari abantu bashaka bikabahira, hari n'abandi bashaka bikanga bikagenda byanga. Rero ntukabone byaraguhiriye byarakugendeye neza ngo usuzugure cyangwa se ngo abo byanze ubitinjije cyangwa se wasuzugure mu bundi buryo. Hari n'ukundi kuntu abantu birata urushako, ugasanga umuntu washatse wamaze kubaka ari gusuzugura abakiri ingaragu. Urugero, ugasanga umuntu aravuze ati uriya mukobwa cyangwa se uriya musore ubona turangana cyangwa se aranduta, none dore mbyaye kangahe akiri ingaragu. Kiriya gihe uba urimo urasuzugura uriya muntu, biba bisa nkaho urimo werekana ko kuba akiri ingaragu ari ikimwaro kuri we. Ariko si byo, kubera ko gushaka ntabwo ari irushanwa. Hari impamvu nyinshi zibasha gutuma umuntu atinda gushaka. Hari utinda gushaka kuko atarabikenera, atarabishaka. Hari n'utinda gushaka bitewe n'uko atarayibonera ubushobozi. Ubuzima bwatinze kumuhira ngo abone nyine ubushobozi bwatuma ategura urwo rushako. Hari n'indi mpamvu ibasha gutuma abantu batinda gushaka. Hari utinda gushaka mu gihe agishakisha uhwanye n'inzozi ze bazashakana. Ntabwo wapfa guhitamwo cyangwa se ngo ufate uwo ubonye kugira ngo wivaneho igitutu cy'abavuga ko utarashaka. Ntugasuzuguze abandi urushako, kubera yuko hari abantu tuzi bagize urushako rwiza bigeze hagati biranga birasenyuka. Hari n'abandi bagize urushako rurimo ibibazo, finally biza kurangira bikemutse rurakomera. Rero ukuri none ntukabisuzuguze abataramera nkawe. Ikintu cya gatatu utagomba gusuzuguza abandi cyangwa se ngo ubanyege bitewe n'uko ugifite bo batagifite, abana cyangwa se urubyaro. Abana cyangwa se urubyaro ni impano katihabwa nk'uko abanyarwanda bavuga. Ni impano umuntu ahabwa n'Imana, nta muntu ubiha nta n'ubiyima. Rero niba warashatse ukabyara ukabona birakunze, atarabyara ntuzabasuzugure cyangwa se ngo babone nk'aho hari agaciro runaka badafite. Ahubwo wakwiye gufatanya nabo ugasenga ukinginga Imana kugira ngo uwo mugisha yaguhaye nabo izawubahe. Ntukabasuzugure ngo nuko bagize urubyaro wowe badafite. Hari n'abagira urubyaro bombi, ugasanga abana babaye abanyabwenge, babaye bazima, ugasanga undi yabyaye abana b'ibigoryi baramunanira. Ugasanga rero uravuga uti ntazi kurera, ntazi kubitaho, niyo mpamvu babaye ibirara. Nta muntu umwana atananira, nta n'umuntu bitahira ngo abyare abana beza. Ahubwo wamusabira nawe abana be bakazaba beza bagahinduka nk'uko nawe byakugendeye. Ikintu cya kane utagomba gusuzuguza cyangwa se ngo ukirate ku bandi ni ubwiza bw'umubiri cyangwa se imbaraga z'umubiri. Hari abasuzugura abandi bashingiye uko bagaragara ku maso.
ko bameze. Wareba ukireba igihagararo, ukireba uburanga bwo mu maso, mbega ukabona uri mwiza, ukumva utewe ishema n'ukuri, ntabwo ari bibi. Ariko ntukazabikoreshe usuzugura abo yibwira ko batameze nkawe, babandi wakita babi. Wenda igihagararo cyawe, niba uri muremure ugasuzugura abagufi, niba uri munini ugasuzugura abato, niba uri muto ugasuzugura abanini, mbega imiterere y'umubiri wawe ntukayisuzuguza abandi. Ibyo nta bwenge buba burimwo, kuko uriya muntu usuzugura uko ari ntabwo ari we wabihisemwo. Rero iyo umusuzuguriye cyangwa se ukamutesha agaciro ku bwabyo, uba umuhemukira cyane. Hari abantu tuzi bari beza, uburanga burashira burarangira. Hari n'abo tuzi bari bafite imbaraga z'umubiri, zirashira nyine bahinduka abanyantege nkeya, bagendera ku kabando. Uburanga burashira rero, burarwara, turasaza, uko tumeze none ntaba ariko dusa ejo. Kubisuzuguza abandi rero ni ukutareba kure. Twabonye abantu b'abanyaburanga rwose bwayoyotse buragenda, abanyembaraga zashize nimaze kubivuga. Turasaza nyine tugakobana, ugasanga iminkanyari yaraje. Rero gusuzuguza abandi uko umeze ku mubiri wawe bigaragaza imitekerereze iciriritse cyane, kandi ntabwo bikwiye, kuko iyo ubikoze uba uhunganya abandi. Ikindi kintu cya gatanu udakwiye kurata cyangwa se ngo ugisuzuguza abandi ni imiryango ikomeye. Twumvikane, ibintu ndi kuvuga ntabwo ari bibi, mu gihe ubifite wabyishimira. Ufite uburanga, ufite imbaraga, ufite umuryango mwiza, ufite urushako rwiza, ufite abana beza, ni byiza, wabyishimira. Isomo turimo twiga aha ngaha ni ukutabisuzuguza abandi. Imiryango rero ikomeye, hari abantu bakomoka mu miryango ikomeye, ifite ubushobozi, ifite mbega uburyo ikomeye mu buryo runaka. Ibyo rero kubwo gukomoka muri iyo miryango, icyo bakagisuzuguza abo babona ko bakomoka mu miryango iciriritse idafite imbaraga nyinshi. Ibi nabyo ntabwo ari byiza, kuko uyu muntu wavukiye mu muryango udafite imbaraga nta mahitamo aba yarabigizemo, aba yarawisanzemo. Ikindi kandi tugomba kumenya nk'isomo ry'ubuzima, twabonye imiryango ikomeye yahindutse iciriritse, hari n'imiryango iciriritse yahindutse ikomeye. Uyobora none ejo usanga ayoborwa, n'uwayoborwaga none ejo ugasanga ayobora, ubuzima burahindagurika. Hari umwanditsi w'umunyarwanda witwa Muzungu Bernardine. Hari umwandiko yanditse uvuga ngo inzira ya muntu ni uruziga, ngo ni nk'inzoka iri mu murizo, aho itangirira niho irangirira. Uvukira mu biganza by'abantu ntacyo basha kwikorera bakwitaho kuri buri kimwe, kandi nabwo ugasazira mu biganza by'abantu ntacyo basha kwikorera, ntacyo wakimarira nabwo bagufasha buri kimwe. Rero ubuzima burahindagurika, ubuzima ni uruziga, nkuko yavuze ngo ni inzoka iri mu murizo. Hari inkuru dusoma muri Bibiliya y'umugabo bita Moridekayi mu gitabo cya Esiteri, ngo yari umuzamu wo ku irembo, birangira ahindutse minisitiri w'intebe. Ni ukuvuga n'ubuzima burahinduka. Uko umuntu ameze none ntabwo bisobanura uko azamera ejo. Rero ntugasuzugure umuntu ushingiye aho akomoka, kuko aho akomoka ubona ko ari habi, hari igihe ubuzima buhinduka ejo uko ahisanga nawe akisanga ahandi heza wibona. Turi kuri BBM Official 3. Subscribe, share, kandi mukomeza gukunda inkuru zacu, like. Ciao ciao, mugire amahoro, turabakunda.